Hi everyone, ikaze nanone kuri YouTube channel yanjye ari nayo yanyu yitwa Fisher TV. Ndagushimira wowe wakanze kuri subscribe, wowe udahwema gukurikirana ibiganiro ducishaho hano umunsi ku munsi. Hanyuma rero nkuko nabibabwiye mu kiganiro cyabanje, nababwiye ingaruka intambara ya Irani ndetse ihanganyemo na Israel na Amerika birimo birateza mu bucuruzi ndetse n'ubwiyongere bukomeye bw'ibiciro by'ibikomoka kuri essence. Nkuko mwayibonye mu itangazo ndetse no mu biganiro nakoze mu itangazo ryasohowe na RURA, ibiciro byiyongereye kuri essence hano mu Rwanda. Ni kimwe no mu bindi bihugu biri muri Afurika, ari nabyo dushimira u Rwanda rukomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo ibikomoka kuri peteroli bitaza kubura. Ndetse mu itangazo rindi ubuyobozi bwasohoye bwavuze yuko ibikomoka kuri peteroli hari stoke ihagije, ndetse ngo bari gukora ibishoboka byose kugira ngo ibe yakwikuba inshuro ebyiri. Mu bihugu nka Kenya, Uganda, byo ibintu bikomeje kuzamuka ku kigero cyo hejuru, ndetse ngo birimo birabura ku masitasiyo amwe namwe. Hari ibihugu muri Afurika birimo birungukira muri ino ntambara, hari ibihugu muri Afurika birimo birungukira muri ibi bibazo isi ihanganyemo n'ingaruka ndetse n'ibibazo by'intambara ya Irani ndetse na Israel na Amerika. Nubwo bwose nta kiratangazo niba yajya ku musozo, kuko n'ibiganiro byigeze kubahuza nta cyavuyemo, ndetse banateganya yuko nibishobora kuba nta musaruro, cyangwa se byitezwe yuko wenda nta musaruro bishobora kuzatanga urambye. Hari ibihugu byo muri Afurika birimo birungukira muri ino ntambara, ari nabyo ngiye kubabwira cyane cyane muri kino kiganiro. Ibyo bihugu harimo igihugu nka Algeria. Algeria ikaba ifite ibikomoka kuri peteroli, essence ndetse na gaze. Ibyo ngibyo Algeria irabifite, ku buryo ibihugu bimwe na bimwe biri kujya kugura muri Algeria, kuko ibyo bakuraga muri Middle East cyangwa se uburasirazuba bw'isi byahagaze bitewe nuko umuhora wa Hormuz n'ibindi byambu biturukayo bitagikoreshwa. Ubwo Algeria irimo irungukira muri ibi bihe. Ikindi gihugu ni igihugu cyitwa Libya. Libya muzi yuko ari igihugu gifite peteroli nyinshi. Libya rero nayo irimo irungukira muri ibi ngibi. Uburayi bwakuraga peteroli cyangwa se ibikomoka kuri peteroli byose muri Middle East, mu burasirazuba bw'isi, bwahindukiye buri kujya kubikura muri Libya. Ikindi gihugu ni igihugu cya Nigeria cyangwa se Nigeria. Nigeria nayo irimo irungukira muri ubu bucuruzi. Gusa ikibazo cyo muri Nigeria yo ifite nayo ibiciro bizamuka umunsi ku munsi, nubwo bwose bayifitiye. Ariko umukire ukomeye cyane ukorera muri Nigeria witwa Dangote afite ari kungukira muri ibi bihe nk'uruganda rwe rwitwa Dangote Refinery rukorera muri Nigeria rurimo rurunguka cyane, kuko rurimo rurasohora toni zirenga ibihumbi 456. Ibihumbi 456 nibyo rurimo rurasohora. Urumva yuko rurimo rurunguka ugereranyije n'ibindi n'ikindi gihe cyabayeho. Hanyuma ibindi bihugu biri kungukira muri no ntambara ni ibihugu bifite ibyambu
biva mu mahanga, ibyambu biva mu mahanga. Ibyo bihugu harimo nka Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo irimo irakoresha icyambu cya Durban ndetse na Cape Town. Icyo birimo birungukiramo kuko amato ari kwinjiza ibikomoka kuri peteroli biturutse ahandi bikanyura muri Afurika y'Epfo. Ikindi gihugu kiri kubyungukiramo ni igihugu cyitwa Namibia. Namibia nayo iri kungukira ku cyambu nacyo kirinjiza ibicuruzwa. Harimo haraca ubwato bwinshi bufite ibicuruzwa bugaca muri Namibia. Ikindi gihugu kirimo kirungukira ariko kiri kungukira mu bijyanye no ku byambu ni Kenya, nayo irimo irungukira ku cyambu cyitwa Lamu Port. Lamu Port ni icyambu gishyashya na Kenya nayo irimo irungukira muri ino ntambara. Ikindi gihugu kiri kubyungukiramo muri Afurika ni igihugu cya Maroc. Maroc nayo irimo irabyungukiramo kuko ibicuruzwa birimo biraca muri Atlantic birimo biraza bigahingukira muri Maroc bikabona kujya mu bihugu by'i Burayi. Hanyuma ikindi gihugu kiri kubyungukiramo cyane ni igihugu cya Ethiopia. Ethiopia Airlines irimo irakoresha ibicuruzwa byose biri kuza irimo irabizana. Ethiopia rero nayo irimo irungukira muri ino ntambara binyuze mu kigo cyabo cy'ubwikorezi cya Ethiopia Airlines, ubwikorezi bwo mu kirere. Ibindi bihugu birimo birabyungukiramo, mu bihugu biri kubyungukiramo ni ibingibi, ariko hakaba hari impungenge zikomeye cyane nk'uko ibihugu bimwe na bimwe nubwo bishobora kubona inyungu byo muri Afurika, ariko ibiciro bindi by'ibiribwa ndetse n'ifumbire biri kwiyongera muri ibyo bihugu. Ubwo bivuze yuko nubwo bwose bishobora gukomeza kubona inyungu, ariko ibi bihugu bishobora guhura n'akaga gakomeye ko nubwo babona inyungu, iyo nyungu nta kintu ishobora kumara, ahubwo ishobora kujya mu bindi muri ibyo by'ibiribwa ndetse n'ifumbire. Ibyo nibyo bihugu bikomeje gusa nkaho byungukira muri ino ntambara, nubwo ibindi bihugu byo muri Afurika bifite ikibazo gikomeye cyane kuko nta handi bishobora kuba byakura. Ibyo nibyo nari nabateguriye kugira ngo mbasangize amakuru y'ahandi. Mukomeze mukurikire YouTube channel yanjye ari nayo yanyu yitwa Fisher TV.